kuko yarangije gucirwaho iteka nk'iryo Satani yaciriweho. Kuko igihe kiraje ndetse kirasohoye, Satani kwiyita ayandi mazina abireke, yigaragaze nka Satani nyawe. Kristo Loiseri yavuze ngo hari izo nkozi z'ibibi hagiye kwicara abandi bantu. Uziza akanwa kawe. Nyir'ikirimi kibi yatanze umurozi gupfa, agapfa kaburiwe n'impongo. Turakwiyamye, reka perezida w'u Rwanda ntumushyiraho, ntuzamukuraho, ageze mu myaka irenze 40. Wowe reba uko ungana n'uko usa n'uko uteye. Imana imuha igihugu ntiyaguhamagaye, nijya kumukuraho ntizaguhamagara. uri ho wakanuye amaso, byagucanze byakurenze. Ibyo bintu byose uri kwegeranya ni umuriro, ni amakara uri gushyira ku mutwe we. Nta muhanuzi wo gutuka perezida, nta muhanuzi wo gusuzugura perezida, nta muhanuzi wo guhunga igihugu, nta n'umuhanuzi wo kubaho mu kanwa ke kuwa mbere kugeza kuwa nyuma uri perezida Kagame, perezida Kagame, perezida umushyiraho amafoto y'amadayimoni nk'ayo ngayo, ngo Imana ngo uri kubibona, ngo ubwo ngo Imana iri kubumva. Ushobora kuba ufite ikibazo rero mu mutwe wawe cy'amashitani cyangwa cy'amadayimoni, ariko iki kiganiro nkoze tuguhaye gasopo. Perezida ntimungana, ntimusa, ntimuzanangana. Imana ibintu imukoresheje mu gihugu cy'u Rwanda, nubwo uyu munsi yavaho cyangwa ejo bundi n'igihe tutazi, mpamya ko usibye wowe n'abo mufatakanyije n'abandi muzabaho, nta muntu uzigera inyuma. Imbere yego ntituhazi, ariko wowe n'umuryango wawe nta kintu na kimwe kirimo uzigera ukoreshwa kingana n'icyo perezida Kagame Imana imukoresheje mu Rwanda. Ntibishoboka. Wavuga utavuga, n'abandi nkawe turababwiye. Kuba mu mwobo, ukaba mu kuzimu, ukayitaba wihishe, ukajya wihishe, ukagenda winyegeza kubera amagambo ava mu kanwa kawe. Nta hantu bishobora kukugeza. Uvuga ngo perezida ngo ni Satani, ngo ni Eliminati, ngo ni Farawo, uribeshya cyane. Nta burenganzira n'ubu na bumwe marayika guha bwo kubahuka perezida. Ahubwo nutaba amaso, ubugingo bwawe n'umubiri wawe uzabirimba. Mu by'ukuri ngarutse kuri uyu mugabo, turakwiyamye wowe wiyita pasiteri ngirwa, abapasiteri ngirwa, abahanuzi, turakwiyamye. Gasopo perezida Kagame umukure mu kanwa kawe, igihugu cy'u Rwanda gikure mu kanwa kawe. Nta nzererezi nkawe, ntuzigera uba mudugudu, ntuzaba gitifu, ntuzaba n'uw'akagari, nta n'ikintu na kimwe uretse ubugingo bwawe uri kurimbura, uretse akaga uri gukurura kazarimbura umutima wawe n'ubugingo bwawe, ugatakara muri gihonomo, ukagwa mu rwobo rwa shitani. Kuko hari igihe abadayimoni boshye umuntu bakamushuka, ukagira ngo perezida murangana, ukagira ngo murasa. Sinzi n'inyungu waba ufite muri ibi bintu, kuko mu rwego cano yawe iriho nta nyungu irimo. Urwego n'isura yawe n'uko ungana n'uko uteye, nta kintu na kimwe kikuranga kuri umuntu w'umupasiteri. Cyakora ufite abo mukorana, ufite abagushuka, ufite abakozi, ariko abo bose bari gushora ubugingo bwawe n'umubiri wawe mu kaga. Tubahaye ikaze. Iyi ni Imbabazi TV 3, nk'uko ubibonye kuri iyi foto na thumbnail cyangwa se na titre. Ukore subscribe. Iyo ngendo mu murimo w'Imana si nziza. Hari nabo bakavuza nduru n'abandi bose, umuntu witiriye izina ry'Imana wese atuka perezida, wararindagiye uzarimbuka. Perezida ntimusa, ntimungana, yica akiza. Nta bwami butica, nta n'ubwami budakiza. Ubwami bwose buzabaho mu Rwanda hazagira abapfa ku ngoma yabwo, hagire n'ababa ku ngoma yabwo, ariko ubwami bushyirwaho n'Imana. Mujye mugira ubwenge, murebe Dawidi wageze kuri Sawuli, ariko akavuga ngo umutima wanjye ntiwajya kumena amaraso ku buzima n'ubugingo bw'umuntu witwa Sawuli. Ngo narambura ikiganza ku muntu biteye gute? Umuntu witeka yimikishije amavuta. Mwe rero ni mwe Imana yahaye umwuka wera uruto wa Dawidi wo kubahuka no gutinyuka abaperezida. Sindi kumwe namwe. Ukore subscribe muri iki kiganiro. Ciao, shalom.
kugira ngo njyewe nihanize iyi ngirwamo pasiteri mubonye ku kavideo kabanza hano imbere. Ndakwihanije Gasopo, ndakwiyamye kandi mbisubiyemo mu kanwa kawe no mu maso hawe isura yanjye ntukayibone. Mu izina rya Yesu Kristo ndaguhambirije, kwa jina la Yesu Kristo, au nom de Jésus, nabanje Yesu Kristo. Wowe uraza ukavuga ngo harya ngo muzafata igihugu ngo nuza ngo nitkuzaheraho. Wowe nongeye kukwiyama nyakubahwa perezida wa repubulika, si murumuna wawe, si mukuru wawe, ni perezida w'igihugu. Wowe wavumwe utazi n'agaciro ka perezida, uri umuhanuzi ntamenya perezida icyo ari cyo. Perezida yakica atakica, Imana niyo imushyiraho, imuha uburinzi, ikamuha icyubahiro, ikamuha igitinyiro. Nubwo nanjye naba umwe mu bakicwa, Imana imuha ubwo bushobozi, ikamuha ubwo butware. Mwagiye musoma Bibiliya neza mukamenya icyo ijambo ry'Imana rivuga. Nkawe warindagiye ugacurama, nkawe wayobewe uyuva n'iyo ujya, ukusa, ukungana, ukureha, n'ururimi rutava mu kanwa, ngo Paul Kagame ni Farawo, abazimu bashye. None se ubu hari n'umuntu nibura wowe uzabyara uzaba nka Kagame, cyangwa nibura uzigera uba na gitifu w'umurenge, ntuzi gusoma, ntuzi kwandika, uri kuri YouTube Kagame. Ubuhanuzi uhanura ubundi kuva ku wa mbere kugeza ku wa mbere, Imana ihora ikubwira wahunze igihugu, muhanuzi uhunga igihugu ukajya i Bugande. Se kukoresha mobile money mu iterambere Kagame yazanyira, ko mbonye ku kiganiro cyavuze ngo inkunga n'ubufasha, ubundi ubisaba nde kuri gukoresha ibyo bintu wita ngo ni by'abafirimasoni, ngo Kagame n'umutinganyi, iterambere yazanye kuri kurikoresha. Ekuteri wambaye ko ari iterambere yazanye, kutazijugunye, kutarikuraho kuba umunyarwanda. Se Imana yamuhaye umugisha, imuha gutwara igihugu, we ntiraguha no gutwara umudugudu. Icyo yaba cyose, icyo yabaye cyose, yabaye perezida, bizigera bivaho, ntiwabihanagura. Ariko wowe iririre, nturanaba pasiteri nibura w'urusengero n'uru na rumwe, uretse kuri Wazarendo yibereye mu Bugande. Njya mbona ukominikana cyane n'abantu bo muri Wazarendo. Uyu mugabo yiyita pasiteri ariko cyane akorana na Wazarendo, kandi nta n'ibindi. Ntago naguseka koko, kamemu indero yo muri Wazarendo nawe we niyo ufise, nawe urafise indero yo muri Wazarendo. Ego koko buriya Wazarendo ibyisahuye, ibyo yibye, uburyo ifata abagure ku ngufu n'abakobwa ku ngufu, ngira ngo nawe rero nka pasiteri niwo wiha umugisha, ni nawe ugendana nabo 5 kuri 5. FDLR mugakorana 5 kuri 5. Ariko mu by'ukuri wowe nta n'ikintu na gitoya uzigera ugeraho, habe n'iki na gitoya. Nurangiza rero ngo urimo urantuka muri komenti, ngo urimo urantuka muri video, ngo urimo urambwira nabi, barakubeshye. Gendi mu gihugu, nzaba mu gihugu, ninkora amakosa nzaba ndi mu gihugu, nzemera manwe, bankosore bangira inama, ntago nzaba ikigarasha gihunga igihugu. U Rwanda n'u Rwanda ruzabaho, ruzahora ruriho. Kagame ageze mu myaka hafi 40, ubuhanuzi wahanuye ko nta cyaraba nanakiba. Ni nkuko nundi wese yakiba, nta muntu uzatura nk'umusozi, nawe uzapfa. Ariko uzapfa nk'imbwa, nta nubwo uzapfa nk'umuntu muzima. None ngo wafunze komenti ngo atazagira urongera kugutuka, ngo atazagira urongera kukubwira nabi, fashe komenti urazifunze. Bundi wibasiye u Rwanda, wibasiye abanyarwanda, ngo u Rwanda rugiye kubira nk'ikigage. Birakujya he? Urashya warura iki? Niba rwabira rutabira, ikibazo ufite ni iki? Ko waruhunze, kutarurimo, kutanarubamo. Abanyarwanda dushaka hiki twebwe gisi nibo garuke kuri abo bakubwira ngo uri umuhutu, uri umututsi. Imana nta moko igira, Imana ntiba mu bwoko.
nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ni umunyarwanda uyoboye abanyarwanda, ntayoboye abatutsi, ntayoboye abahutu, ayoboye repubulika y'u Rwanda. Abahutu bamugiriraho umugisha, abatutsi bamugiriraho umugisha, abahutu bamwanga, abatutsi bamwanga, ibyo n'abahutu ibyo ni akazi kabo, ariko perezida ashyirwaho n'Imana, agakurwaho n'Imana. Mwajya mu kuzimu, mwakiruka, mwamwita Farawo, mwamwita nde, ni ukurindagira mu gisate cy'iyobokamana uhera ku wa mbere, aho wegamye ku giti, urara umutima ukujya uti bazanyica, wegamye ku giti, uraranye ubwoba uti amaherezo y'inzira ni mu nzu, cano bari buyisibe, uregamye ku giti, nta mutekano ufite, Imana ngo Imana yagutumye kubaho nta mahoro, uzerera nk'inzererezi. Hamasi ubu nawe utegereje kuzajya ikananira. U Rwanda imipaka yose irafunguye, kurubamo n'ubuntu, uhunze igihugu, ubu muri hanze mwese, n'abandi nigeze mbona Mukankiko n'abandi mwese muhagurukira u Rwanda, u Rwanda rubajya he? Rubajya he? Erega nta kuramba kudapfa, nta no kuvuka kudapfa. Ibyo mwirirwa rero mukangisha abanyarwanda, mubabwira ngo tuzapfa, ngo intambara izatwica, ngo hateye intambara. Niba se muri Ukraine ntiyabayeyo, ubu se jenoside hano ntiyabayeho, ntituriho. Ahubwo hababaje wowe, ni wowe unafite ikibazo, ni wowe n'Imana izica nabi. Uzapfa nk'ingegera, upfe utari bunahambwe, upfe n'abawe batari buguhambe. Fasha umugore n'abana bashoye mu bibazo bya politiki, utari umunyepolitiki, uri pasiteri, uri politisiye mu bupasitoro. Nurangiza ngo uri pasiteri, ngo ngewe ngo pasiteri, ngo urimo urasaba inkunga, ngo uri pasiteri uri gusaba inkunga, ngo isengero kuba zafunzwe ngo ni ibibazo ngo bya perezida Kagame. Ubu se nkawe waguha itorero akaguha abakirisito, wabagira utera? Ko ntarabona ikiganiro na kimwe utambutse ngo habureho ijambo ngo udutera inkunga, udushyigikira, ngo nashyire kuri iyi nimero, ngo nadufashe kuri iyi nimero. Kuri gukorera Imana, kuki utareka nyine ngo Imana igutungishe mano n'abantu bibwiriza? Ariko ko kubera ko inda nini shitani yamaze gutereka mu muntu wiyita umukozi w'Imana, uzavuga uti ndatuka Kagame njye, uzavuga uti ndasebya u Rwanda njye, ni igihugu cyawe cy'amavuko. Ibyo byose ucyaturaho, nawe nuza uzabisanga uretse ko ntabyo. Ubundi ibyo byose mwirirwa muhagaze ku mbuga nkoranyambaga mutongera, muvuma, mucirira, kesho unarudia, lakini uzabisanga nawe ubumwe mu. Ariko se reka nere no kuvuga, ushobora kuba hari nk'ibintu baguterekereyemo bihora ahubwo bikwegura, byamara kukwegura ugafatwa n'icyo nakwita, kera habagaho indwara z'ibicuri, ariko n'ubu hari abazirwara cyangwa se intandara. Bishoboka ko waba ufite rero bene ubu burwayi, bityo rero bwaba bukweguye, intumbero yawe ikaba iyo gusebya u Rwanda no gutuka u Rwanda. U Rwanda rwose n'abanzi bawe n'abagome bawe, u Rwanda ni babi, abanyarwanda ni babi. Aba n'abadayimoni bari kugukoresha. Nta muntu ubumbura akanwa ke ngo atuke perezida ari mu mwuka w'Imana. Kizire. Dawidi yabaye umukozi w'Imana ABCDY, ariko bigeze imbere aravuga ngo aza kurwana na Sawuli, bararwana kugeza ubwo Imana imuhaye amahirwe yo kwica nde? Sawuli. Dawidi aravuga ngo biragatsindwa kuramburira ikiganza cy'uwo Imana yimikishije amavuta kuyobora igihugu. Igihe Imana izamukuriraho nzayobora. Mwebwe rero nkawe warindagiye, mwe mutagira ubwenge, mutamenya icyo ijambo ry'Imana rivuga, nukwirirwa mutuka abaperezida, nukwirirwa musebya abaperezida, nukwirirwa muhimba inkuru ku baperezida. Ntabwo muzi marayika ubashyira, Imana izabica nabi, izabavuma, Imana n'imiryango yanyu bizaba uruhererekane. Perezida yakora nabi nkuko nawe ukora nabi. Perezida ni umuntu nkuko nawe uri umuntu. Perezida ni uwo gusengerwa, impande zose mugasenga mukamushyigikira. Ntabwo perezida ari umuntu wo gufata, nubwo mubona nka perezida ariko muri we harimo marayika ukuriye abandi bamarayika bose bo mu gihugu cyawe uherereyemo bamo.
marayika wundi usigaye ukomeye ku rwego rw'igihugu ni marayika Mikayeli w'ubuhanuzi. Uyu munsi wa none rero imbuga nkoranyambaga zose ni ukwiri gushakisha, reka na channel yawe ntayo navuga hano kuko nge sishinzwe kukwamamaza, n'amazina yawe ntayo mvuga sishinzwe kukwamamaza, cyakora shyizeho aka video kawe ariko tukwiyama niba uri umunyarwanda kandi uriwe mu kigapire rwose w'ibyumba rwose, ibyumba wanyweye ibigage n'ibindi. Tukubwire rero ku Rwanda, u Rwanda n'u Rwanda n'uzuzarusanga, ntabwo abantu bose bazapfa, nta nubwo abantu bose barwaye, nta nubwo abantu bose bazasara. Uyu musaza akujyahe? Akubabajeho iki? Mwese rero murareba mwabona imihanda, imiturirwa, iterambere ryo mu kirere no ku butaka, abazungu n'abandi bati Kagame 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 Kagame. Imana niyigena uko ishaka, sinavuga ngo Kagame azabeho mirere na mirere cyangwa ngo ashigaje imyaka cyangwa azakora iyi, ariko ari ibishoboka. Bundi Kagame akwiye kwiyuburura agafatamo indi 30, akazi gakora ugashoboye, ntabwo akazi gakora utagashoboye. Niba perezida wa repubulika Paul Kagame ashoboye kurinda abanyarwanda, akaba ashoboye kubagaburira muri politike ye, ntabwo ari ujya mu murimo ngo ahinga, ariko ni politike ashyiraho, agashobora abanyarwanda bose kubaho ubushobozi bwo kujya mu ishuri, umwana wese akajya kwiga. Kagame agashobora kuba yaba mu ruhando mpuzamahanga igihugu cy'u Rwanda kizwi, atari ubunini bwacyo n'ibindi bikorwa byose. Satani akakwinjiramo akaguhinduramo umutima wo kurwanya iryo terambere. Uri kurwanya igihugu cyawe, urimo urahiga igihugu cyawe. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none tuguhaye gasopo rwose, kura Kagame mu kanwa kawe niba udashaka ko Imana iza kuvuma ikakwica nabi. Usibye na Kagame n'undi mu perezida wese mwubahuka mu gatuka, uzahura n'uruva gutashya, uzahura n'ibyago, uzahura n'agahinda, uzarira nk'agahinja, ugutinyuka ugatuka perezida, ugutinyuka ugahimba. Reka da, bo ubwabo nibatuka, ni mu burenganzira bwabo ba perezida, ariko nkawe uricara ngo ni Farawo, ngo ni Satani, ngo Satani ngo niyigaragaze, ukicara ngo dayimoni ngo yigaragaze, ngo nagaragara uko ari. Uri kuvuga perezida mu kanwa kawe. Nubwo waba uri umusazi, dayimoni yakoheje ibyo bintu. Bundi sindabona n'umusazi usara mu gihugu usara atuka perezida, sindabona n'umusinzi usinda atuka perezida. Perezida nindakorwaho ni nk'umuhanuzi. Rero wowe nta nubwo uri mu rwego rw'abahanuzi. Umuhanuzi agira ubwenge, ahubwo umuntu umuhanuzi ubaho nta bwenge agira. Ubu ni wowe wenyine Imana yereka ikereka. Nibi bihugu bindi bitandukanye birimo intambara byose niwe wabihanuye, bizabamo intambara byose nimwe muzajya mubivuga, nimwe mwabyeretswe ko hazaba intambara. Wowe utaravuka nta ntambara yabaye mu Rwanda. Kuva mu gihe cy'abakorone hari imyaka yarenga hafi 30 nta ntambara ibaye, cyangwa 35, ariko ntiyarenga 40 hatabaye amatate ku yandi, kandi ku mpamvu bose baba barwanirira igihugu. Bu rero wowe ugiye kuzura igitangaza uti intambara nitaba kiyayaya akawa mwana. Je rero nje kuri iyi kamera mumbabarire, habamo ibintu umuntu areba akanumva akavuga ngo eske abantu bafite ubwenge, eske n'uburozi, eske ni ugusinda, eske koko na amafaranga ari kubakoresha. Nk'uyu muntu ko nta mafaranga ufite, ko tazi iyo biva niyo bijya, kutazaba na mudugudu, kutazaba na gitifu w'akagari, kutazaba na gitifu w'umurenge, nkawe koko wahiye ntunuri ukafata umwanya wawe wo kwisuka mu byago witeranya n'Imana ndetse witeranya na FPR, koko nta muntu wagukundira gutuka Perezida Kagame.
usibye no kuvuga ngo ufite ubwoba ngo yuko bazakwica bari bukwice na cano bakayisiba, ngo urajya uvugira mu migani komete uzifunge ngo bakwita umuhutu. Nta muntu n'umwe wagushyigikira, n'Imana ntigushyigikiye gutuka perezida w'igihugu. Nta n'undi muntu ndumva Mwuka Wera ashyigikira gutuka perezida. None se murambwiza ukuri, uyu muntu niba witegereje neza mikoro yambaye, iriya mikoro kagura 20,000, urebye neza amashusho n'amavideo afata uyafatira mu ishyamba mu bihuru, telefone itageze no ku 100 ukoresha. Ubu koko ubugingo bwawe uraburimbura ngo uri gutuka perezida, umubiri wawe urimbure ngo uri guhangana na perezida. Perezida utwaye igihugu kirimo ingabo utabara, kirimo abapolisi utabara, perezida ufite mu biganza bye ikintu cyose kiri mu Rwanda muri manda Imana yamugeneye muri icyo kiringo azatwara. Yewe wa munyarwanda we ufise ingorane mu mutwe. Rero abagutuka bisunga icyatumye kandi ufunga komite nuko uzi ko nawe uri mu mafuta, uri mu makosa. Nubwo rero YouTube yabi iguhemba, uretse ko nayo ntabwo yaguhemba arenze $100 mu biganiro ukora, mu nkuru ukora, kandi nubwo yaba $200, nubwo yaba na 300, ariko uri kurimbuza ubugingo bwawe, urimo urasenya ubuzima bwawe, nta cyizere ufite cyo kubaho. Reba imyaka umaze wihisha, uri gukorana n'abarwanya igihugu, nta n'inyungu bifitemo, nubwo igihugu cyayobora abandi. Wowe rwose n'ubupasiteri ntabwo uzabona mu Rwanda. Wowe na wa wundi witwa Kavuza Nduru uyu nguyu w'umunyarusizi, uyu nawe none se muzaba abayobozi mwiza ngahe utazi gusoma, utazi kwandika, uvuga uruhe ruri? Ni ukuvuga rero mu mutwe ikikuzuyemo ni irari, ariko uri guterwa n'abadayimoni. Niba ari amafaranga ushaka ariko yashaka mu gutuka perezida wayobye inshuti yanjye, niba ari na hiti cyangwa kumenyekana ushaka ariko ukabishaka mu kuvuga izina rya perezida wayobye, nta marayika w'umwami Imana muri kumwe, uri kumwe n'abadayimoni, uri kumwe na shitani, uri kumwe n'ukuzimu kwaguhagurukiye. Ejo isaha ku isaha uzapfa utazi icyo uzize. Ejo isaha ku isaha uzahunga igihugu cyawe, ube hanze, ubeho uhangayitse, ubeho ubabaye, ubeho nta nshuti nta muvandimwe. Witabire mu mwobo, utekere mu mwobo, uryame mu mwobo, ukora ingendo zawe wihishe, uhora ubundabunda, kandi Imana yarabahaye igihugu. Niba Perezida Kagame agize ibyo ashwanira, agashwana na ayabatwa Dilibert Rujugiro, agashwana n'abandi baherwe bose, n'abandi bakire bose, cyangwa n'abakungu na ba Mironkwabo, none nkawe mworo, nkawe w'umuhanya, ibyo bintu urabijyamo ngo bigufashe iki, bikumarira iki? Mwese muba mwashyushye rero. Nta muntu utagira abanzi. Kagame afite abanzi, ariko abanzi mpamya ko abanzi afite n'abari ku rwego rwe. Koko urwego uba uriho ni nazo ntambara urwana, ni nabo banzi ugira, ni nawo musaraba wikoreye, ni nayo Satani kurwanya. Nkawe rero wigeze ubana mudugudu. Ni YouTube yifunguye vuba, ariko washyushye Kagame, Farawo, Satani, Kagame, Eliminati, Antikristo, abatinganyi, isengero. Muri ibyo byose urumva harimo nk'iki kigushishikaje ku buryo wasuka ubugingo. Mbabazwa rero n'ukuntu uzajya ubona bamwe na bamwe ukuzimu kwabanize, shitani kabahotora, mugapfa nabi nijoro mukaribura, mwirirwa muriririmba. Ntabwo umwuka w'Imana wera Yesu Kristo ntiyigeze avuma Herode yamubambye, ntiyigeze avuma Pilato washyizeho amategeko. Yesu yanyuze mu murongo wagomba kunyura. Yesu ntiyemerera abantu gutukana. Nibi ngibi nge mbivuze nkukebura, mbivuze nkuganiriza, nkugira inama. Niba wikunda, agapfa kaburiwe n'impongo, agapfa bakaburiye n'impongo. Amazi si yayandi.
u Rwanda ntabwo rugifite perezida uciriritse ku rwego wumva ko wowe ibintu byose uvuze, ibintu byose ukoze, viyuzi ibihumbi bingahe ubona, viyuzi ibihumbi 10 nawe ubona zitageze ku bihumbi 50, nk'iki nakirebye kiri muri 100, ubwo se ko kubuziza iki? Padiri Nahimana azaza abe perezida mu Rwanda? Mw'abantu mwe, inzara yageze mu mitwe y'abantu, inzara yica ibintu, inzara yarateye, aka ni akaga, aka ni agahinda, aka ni akamaramaza rwose. Hano rero hari umupasiteri uri gutuka perezida, niwe ngarutseho abadukurikiye muri iki kiganiro. Uyu mupasiteri nanjye yarantutse, ariko si umupasiteri, akorana na Wazalendo na FDLR, bari kumwe mu murongo umwe. Ngira ngo rero mu rwego rw'abantu benshi batandukanye bashyigikiye Perezida Kagame, turakwiyamye kandi n'Imana itukwiyamire, ikwiyame, mwuka Imana akwiyame. Icyo uri gukurura n'icyo uri guhamagara uzakibona kandi uzakijya, kiba kibisi kiba gitetse uzakijya, kandi akaga kazakugwira. Koko ntabwo Imana ishyigikira abantu batagira indero, batagira disipurine. Ntabwo Imana igendana n'abantu badafite